inkuru nziza kuri we cyangwa se umugisha kuri we. Ntago ari inkuru nziza kuri we wenyine, ahubwo abayikurure n'umuryango we wose muri rusange n'abazamukomokaho bose. Tumaze rero iminsi twumva cyangwa se tureba ku ma YouTube twumva amagambo agenda avuga ngo nyashi nyashi, ntago zipfa kuza burya. Ntago zipfa kuza, ntago zipfa kwizana, ahubwo biterwa Yes, reka twongere kubaha ikaze mwese abakurikiye Muganga Clement. Nk'ibisanzwe rero twakiriye Muganga Clement, n'ubundi reka ntatinze ntizimbye mu magambo, muhe umwanya abagezeho iki yabateguriye uyu munsi. Karibu mukozi w'Imana. Murakoze cyane kuma karibu. Kuri channel Muganga Clement nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu, Imana twishimire. Amen. Ikinzanye kuri uyu munsi rero no kugira ngo bagezeho inkuru ijyanye n'ibimera no tumaze iminsi twigaho. Tumaze dukora ubushakashatsi ku bimera bigiye bitandukanye n'indwara zigiye zitandukanye zikuzengereza abantu muri iyi minsi. Ariko uyu munsi mbazaniye rwose umuti ukora ibitangaza ku bantu b'abadamu, ku bantu b'abakobwa, ku bantu b'abamama. Nimvuga umuti mujye mumenya ko ari umuti nyine. Ushobora kuba umuti ukaba umuti ukuvura, ukaba n'urukingo kuri wowe. Hari abadamu usanga rwose afite ikibazo ati umugabo wagiye kunyirukana, habura ububere, habura amavangingo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko umuti nawo ukoze n'ubushakashatsi ku mvugo muri iminsi gaye numva ihitinze cyane ku ma YouTube n'ahandi hatandukanye ngo nyashi nyashi. Icyo kintu tugiye kukiganiraho nacyo kugira ngo mumenye akamaro kacyo. None se umuti nawo uraziza nawe? Muturahari kuko burya iyo wariye urabyibuha, ariko hagiye urya nabi ukabyibuha nabi. Urya nabi ukabyibuha nabi, nkuko ushobora no kwivuza ukivuza nabi ugapfa kandi ugomba gukira. Atari uko baguha imiti mibi, ariko ahubwo ari uko wayikoresheje nabi. Uyu munsi rero umuti mbazaniye ni icyatsi bita matako ya bibi. Matako ya bibi. Matako ya bibi. Izina ni ryo muntu nyine, ubwo urumva harimo izina ngo itako. Wararyumvise ariko? Yego. Matako ya bibi rero ni icyatsi gikora ibitangaza, gikora igitangaza mu rwego rwo hejuru, ku buryo umudamu cyangwa umukobwa cyangwa umumama wagikoresha wese ashobora kwikurura icyo bita inkuru nziza kuri we cyangwa se umugisha kuri we. Ntago ari inkuru nziza kuri we wenyine, ahubwo abayikurure n'umuryango we wose muri rusange n'abazamukomokaho bose. Tumaze rero iminsi twumva cyangwa se tureba ku ma YouTube twumva amagambo agenda avuga ngo nyashi nyashi, ntago zipfa kuza burya. Ntago zipfa kuza, ntago zipfa kwizana, ahubwo biterwa n'uburyo wariye, biterwa n'uburyo wikingiye, biterwa n'uburyo wivuje, cyane uburyo wabayeho. Okay, abantu rero bakeneye nyashi baze bumve. Nibigira n'abatera gatebe kugira no muciko n'ijambo na rimwe kugira ngo mwumve uwo muti uryo ukoreshwa kandi bumve n'akamaro kawo. Mu by'ukuri twaje gusanga uwo muti ubasha kuvura ibintu byinshi cyane bitandukanye, bigatuma we mudamu nyumva, we mugore nyumva utabasha gusenya urugo rwawe ngo umugabo wakwinube, umugabo yumve mbese niba ari mu gikorwa yumva acitse intege, ahubwo agahora kwishimiye. Nuvuga ngo uwo umuti, hari abaza ati wampaye umuti w'amavangingo kuko nabuze amavangingo, wampaye umuti w'ububere. Uwo muti ni igitangaza, ukora ibyo bintu byombi nk'uko mbivuze, kandi ugatuma n'abana bazagukomoka bavukana noneho iki ubwenge. Ubwenge, umwana uvuka ku mudamu ufite ibyo bintu byombi, yaba izo nyashi nk'uko mwazumvise, agira ubwenge pe. Ase ko najyaga numva ngo nta muntu ugira bira bintu ngo ugira n'ubwenge n'ukubera iki? Ubwenge bwabo buhariye. Niko nigeze kumva, ariko sinzi niba ari ukuri. Ariko nanjye nakubwiye abana bamukomokaho. Ntago nakubwiye ko ari we, ko nawe urumva afite ubwenge. Twere ko umusereza ngo nta bwenge agira. Ubwenge arabugira kuko urumva Imana yamuremye gutyo, yabumushyizemo kugira n'abazamukomoka bazagire gute, bazabuvukana ahubwo. Urumva ntago umwana ajya kuvuka ku muntu udafite ubwenge ngo avuka afite ubwenge. Ngira ngo rero tugiye kuvuga buryo ki bikoreshwa n'uburyo ki byitabwaho kugira ngo ibintu byose biboneke, yaba wowe umeze nk'uwumagaye, yaba wowe ubuze amavangingo, wabuze ubushake, wabuze ububobere, nyemerera utera gate mu iki kiganiro neza, wumve buryo ki icyo giti ikora imirimo n'ibitangaza, kuko Imana yagishyizemo imirimo n'ibitangaza igomba gukorerwa mu bantu. Uwo muti rero
uragenda ugafata amatako y'abibi umukamato mu biganza byombi. Ubwo sindagera ku buryo bitanga ubwenge cyangwa bitanga ayo izo nyashi, ariko twinjiye mu buryo kibwo kugira ngo ubone ubobere, ubone ubushake, ubone amavangingo. Nufata umukamato w'ibiganza byombi, ukawutunganya, wamara kuwutunganya mu mazi meza, ukawuronga, ukagira isuku, warangiza ukawusekura. Numara kuwusekura uzateka amazi, namara kubirindura uyatereho, yasuke muri wa muti bihorane. Nibimara guhora, wowe wabuze ubushake, wabuze amavangingo, wowe wabuze ububobere, uzajya unywa agatasi kamwe mu gitondo nta kintu urafata, wongera kandi gatasi nimugoroba cyangwa se ikirahuri. Ibyo bintu uzabikora iminsi 7. Iyo minsi 7 nirangira ugifite icyo kibazo, uzamenye ngo Imana mu byo yaremye yarabeshye, cyangwa se muganga Clement nawe yarabeshye. Ubwo nitumara kwinjira, nitumara kuvuga ku bijyanye n'amavangingo n'ubushake n'ububobere byamaze kumvikana, turinjira mu bafite, mu batagira za nyashi. Ubwo iyo tuvuze nyashi ni amabuno, n'abakecuru muri iki gihe basigaye rwose ngo bakeneye nyashi, ariko turavuga abadamu bakiri bato cyane, kuko mukeneye kubyara abana bafite ubwenge. Ukeneye kubyara abana bafite ubwenge rero, nufata izo mboga, iyo twinjiye mu by'imiti ubu muti wakwinjira mu by'imboga bikaba imboga. Iyo ufashe uwo muti cyangwa se iyo miti yita amatako y'abibi, ugakata duto duto, ukatira mu gitoki cyangwa mu birayi, nk'uko ukata dodo, nk'uko ukata epinari, ukabirya mu gihe cy'ukwezi kumwe. Nutagenda ugira izo nyashi, uzamenye ko muganga Clement yababeshye. Uzamenye cyane cyane mu gitoki, ariko cyane cyane mu gitoki uzabikore wowe rwose, uvuga ati dore aravuga ngo dore kibuno cyanjye ngo ni imbazo, ngo rwose ngo wapi ngo nta nyamiriho. Uzabikora, uzambwira, uzagenda ugira inyama nk'abandi bose, uzagira amatako nk'abandi bose. Ariko niba ushaka kugira amatako nk'uko tubivuze, ukagira izo nyashi nk'uko tubivuze, uzagura n'agatebe bita songa bugari. Agatebe bita songa bugari ukicaremo mu gihe cy'ukwezi, uteke iwawe wicaye muri songa bugari, urya utwo kurya wicaye muri songa bugari, ubikore mu gihe cy'ukwezi. Amatako azagenda yaguka, ubundi nyashi zigende zize rwose. Ukore itako, ukore ikibuno, ukore nyashi, kurya abantu bazakubona bakwibazeho. Numara gukoresha uwo muti rero, ikintu uzankorera kindi cyihuta kugira ngo n'abana bazagukomoka bazavukana ubwenge, ugomba kujya ukoresha buryo ki, ugomba kujya uwo muti unywa mu mazi ashyushye, yaba no mu cyayi cya mukaru ugashyiramo nta kibazo. Ushyiramo utwo, iyo ushaka gushyira mu cyayi urabifata ukabitunganya neza, ukabikora ifu. Wamara kubikora ifu ukajya ushyira mu cyayi cya mukaru. Kandi iyo tuvuze icyayi cya mukaru ntabwo ari aya majyane mugura mu mabutike, mugura hirya no hino. Icyayi cya mukaru twe tuvuga nk'abaganga, nk'abavuzi gakondo, ni icyayi gikoze mu bimera. Ukoresha umwenya, ugakoresha amababi y'ipera, amababi y'avoka, amababi y'umwembe, ukongeraho umucyayicyayi, ukongeraho na teyi. Warangiza ugashyiramo n'ako gafu k'amatako y'abibi. Warangiza ukongeraho rero n'icyo bita turmeric. Turmeric ituma icyo bita igogora rikora neza, bigatuma ubwenge buza, bigatuma n'abantu byaye rero bagukomoka bafite ubwenge rwose, ku buryo abantu bibaza ati uyu mwana wo kwandi no kwandi, ku buryo bazakure bagasanga wakoze nyashi nk'uko muri iki gihe babyita rwose. Ntabwo nyashi zipfa kuza, ntabwo zipfa kwizana, ntabwo uzarya imyumbati n'ibijumba n'ibishyimbo ngo nyashi zize zipfe kwizana. Ahubwo we tunganya icyo kimera neza nk'uko nakigusobanuriye. Izina ni ryo muntu, niba bavuze ngo ni matako y'abibi, ugira itako nyine. Ntabwo ari itako ry'abagabo, ntabwo ari itako ry'abasore, ni itako ry'abadamu, ni itako ry'abakobwa, ni itako ry'abamama. Ubundi umwana nawe ukazamubyara afite ubwenge, kandi rwose bakajya bibaza ati uyu mwana akomoka kwande. Bareba bagasanga koko ukoze iki, wakoze nyashi. Bamwe bakakwibazaho, bakajya babaza ati uriya muntu akoresha iki, byagenze gute? Kuko ibyo urya bikugira uwo uriwe. Ntabwo ibyo urya, cyane cyane niba unywa inzoga, unywa urwagwa, unywa itabi, ngira ngo abenshi hari ibyo bakubonaho, bakumvaho umunuko w'inzoga, uhora mu kabari warasaziye mu kabari. Iyitabi uhoza itabi mu kanwa, ubu witabi ugahora itabi rigucumbaho. Niba rero nawe ufite ibyo urya bikugira uwo uriwe, bizakugira uwo uriwe koko. Icyo cyatsi rero mugikoreshe gutyo nkuko nkibabwiye abamama, ngira ngo rwose iyi nkuru muyisakaze kuri benshi bagenzi banyu. Uzi ufite ikibazo cy'amavangingo, uzi ufite ikibazo
yuko nta bushake agira, nta bubobere agira, akaba yenda gusenya. N'uwasenye akaba nta biracika, nta rirarenga, mwubake urwo rwakiri kare, mu rwubake rwose, kandi Imana izabaha umugisha. Ngira ngo Imana yaduhaye ububasha n'ubushobozi kugira ngo tubashe gucukumbura mu byo yaremye, kuko bifite imbaraga zihambaye kandi bifite kutugarura icyo bita ubwenge mu buryo butangaje. Nyemerera wumva iki kiganiro rero ufite inshuti yawe, ukaba uzi ko umuryango utabanye neza bitewe n'uko mudamu yabuze iki ubushake, akabura amavangingo, akabura ububobere, gerageza umurangire iki giti, gerageza umurangire iki giti cyangwa iki cyatsi. Niba ntaho ukibona, muganga Clement arahari ku bwanyu kugira ngo abashe gusana izo ngo ziri gusenyuka. Amadivorce ntadukeneye muri iki gihe rwose, muri iki kinyejana tugezemo. Munyemere twubake umuryango nyarwanda ufite ubwenge kandi ufite ububasha n'ubushobozi kugira ngo urugo rwubakwe, maze abanyarwanda duhimbaza Imana Data wa twese, tuyihimbariza ku byo yaremye bifite imbaraga ihambaye, bifite imbaraga yo kugira ngo bibashe kubaka ubwenge n'impagarike n'ubugingo. Nyemerera wumva iki kiganiro rero ukigeze kuri bagenzi bawe, ugisharinge, ukore subscribe, ubundi ukore na utange na comment, ukore like, maze ibiganiro bigere kuri benshi. Nawe utarakora subscribe uyikore kugira ngo ibiganiro tugiye dutanga bikugereho hakiri kare, kugereho ku gihe, maze tubashe kubaka imiryango yacu, tubashe kubaka ingo zacu ziri gusenyuka, twubake imiryango iri gusenyuka. Imana idufashe kandi twubake, kandi Imana itwongerera imbaraga, itwongerere n'ubushobozi kugira ngo tubashe kuba intangarugero ku bantu bagiye batandukanye, kandi benshi batwibazeho, maze niba kwibazaho igisubizo uzagitanga. Igisubizo uzagitanga ko uzaba warabonye byinshi, uzarabumvishe byinshi bivuye kuri muganga Clement kandi bifite imbaraga mu muryango yacu. Ngira ngo twese rero Imana ikomeze twubake kandi dufashe mu izina rya Yesu. Imana idukomezanye mu biganza byayo. Amen.